iyo wirukanganye imbwa cyane uyimara ubwoba ubwa mbere si wankubitaga agakuramo umukandara akajya akubita nk'ukubita ihene murumva ko aba bantu mbazi oya reka mbisobanure tukibana yakarankubise muri ya wenda mu byambe tukibana agakuramo umukandara kanzitagura ngaho nk'umuntu uri gukubita blessing ngaho afite ino misatsi akakurura akazamura gutya nicaye agahita akubita yakanago nkubeshyera nimba nkubeshyera imana noneho rimwe nyine nza kwikuramo ubwoba aho ngaho ubwoba bwashye ubwoba bukumva mu bwa mbere wakoze iki barasekuranye naramubwiye oya nyine ubwa mbere yarankubitaga nkarira nkihanagura bikarangira nimba nkubeshyira cikirizo ubu ugakuramo umukandara mu mugongo pupu ngaho ugafata wagiye gutinyuka gute kurwana n'umugabo ubwoba bwa mbere bushaka nimba nkubeshyera imana bambeshyeye n'imbere y'Imana aba bana amabanga yabo ndayazi ubwoba bwa mbere bujya kugushiramo byari byagenze icyo gihe hari hashize nimba ari nk'amezi angahe aza gufata amasafuriya yose ndi mu cyumba numva hanze oya ndubwabwa mu Rwanda nyine namukubise yanyine yagize ati ngo nakure mu karisame araga n'ubundi warankubita oya atari nibyo mutabare araga nese ubwo umuntu n'umugore wawe umuntu n'umugore wawe none se reka uramubwiye ngo meze nabi oya n'ubundi reka mbisobanure umugore akwimye uramuhora yakawarankubise bihagije inkoni zawe narazimye reka oya nubwo ari nibyo ngibyo noneho reka mbisobanure kugira ngo ninuke kurwana nawe ubwo hari hashize igihe kinini nkubita nyine none igihe cyarageze inkoni nzica amazi akankubita nkiyanagura none reka mbisobanure nyine oya ntabwo ari ibikabyo sinzi ikintu twavuganye kuri telefone sinzi ikintu namusubije ubwo yari ari hafi y'urugo ngiye mu nzu haranga ngiye kumva amasafuriya hanze numva ibintu byose none twari dufite amasahani ameneka mva mu cyumba nirukanka mba njyafashe gutya agiye kuyaterera abafashe imisatsi n'ubundi agira n'ibisubizo bibi uzi ko dusa ari ijambo ngewe hari ijambo aho wirangura imbwi nakuretse uravuga wana ubiturushye nakuretse uravuga amagambo agira nyine nakuretse uridagaza reka vuga ukuntu mwarwanye nuko numva yafashe gutya nunamye ngiye gufata amasahani numva yafashe imisatsi nanone kwa kundi yajyaga abikora numva yazamuye nanjye sinzi aho ingumi yavuye abazimu nahise mukubita ingumi ahitagwa mu ntebe ubu isi y'ingumi ingana itya yari ibipimiro bingana uretse kumfungisha yaba nkufungisha uretse kukwirinda nukuri ko Imana dusa ntago wankubita vane niwageze kuza mu rugo ugasanga afite ikiguma kingana gutya burase nari kugufungisha ubwo se cyagiye tuva hano dufitanye bifu naragiye Igisenyi nkasanga warigaragambije unandaza hanze icyo gihe wari uhakwiriye andaza hanze tugenda naragiye Igisenyi tugeze mu nzu kwari uko nirinze kubera arasubiza kandi ari no mu mafu ubundi ngiye reka mbabwire ikintu cyambabaje kuri Dusabe mu bintu byose ibyo yaka byose yakoze ni ubusinzi ni ubusazi n'iki ariko ikintu cyambabaje ni ugufata inkara akazimena ku mugore nigeze kujya kubakoresha ikiganiro mageze Dusabe yanga gukora yaka arahenda gutandukana se si wowe ntabwo icyo gihe twigeze ntabwo mwatandukanye mwagumye mu nzu weho urakomeza urumva yakayashakaga udufaranga nta dufaranga afite ariko se ngo waje tugakorera Vanessa ngo tukamukubita akantu ngakigendera Dusabe yaraka ameze nk'intuza nka bisi iri guterera shyorongi twe dufite n'igice cy'umufuka ndangije ku ruhande mbaza Dusabe inyuma ya kamera ndamwazane se ni igiki gituma udakora aravuga tuzi ibintu yankoreye tiyamennye akadobo wowe icyambere waza guje gushaka interview wowe ntabwo wabaga mu rugo rwacu ibintu napfaga na Dusabe ntabyo wari uzi by'indani bifu tworaga dufitanye n'amagambo yansubizaga Dusabe yunguye najya ava kwiza oya dore icyo ni wa muntu buretse gato ni wa muntu ubwira ikosa kadefanda tubabajije n'abagore b'abaturanyi baguhamagarira abayobozi ntago nari ndi mu kiganiro cyabo urabona bari kuganira nyine n'abayobozi ushobora gushiduka no gukubise n'ividarega ugapfa ngafungwa cyangwa njyewe ukari inkubita ibyo ndabizi ko nabonye nawe ubangutse reka nawe urabangutse ndabangutse sigaye mbangutse uri kumva
mwitaga titi si umugore wawe se naraguhariye agorama amatako gahandi naraguhariye cyakoze burasetsa naraguhariye wamuhariye gute ubundi mwibanire uzaperereza kari we yaje aje gusaka Vanessa nyine yaraje aramushaka urangije uramumutwara ugiye kurira capati se mu kiganiro oya ndarya imwe indi ijye ku ruhande uragira ngo yakanyata reka ntangire mbaye ikaze mwakoze subscribe kuri mudasobwa show banyita Theo 7 Pro umuhungu w'aba diaspora Speed Dorone turi kumwe na Dusabe yakana Vanessa hano mu kiganiro umeze neza kongeye kubaha ikaze abantu bo kuri mudasobwa ngiye kuvuga ngo kuri Inspire ariko abantu bo kuri Inspire bagiye bagakora subscribe kuri mudasobwa baze bakore subscribe nimukore subscribe umugabo yuzuza ibihumbi 10 nibura kabisa ariko bagerageje tugeze muri bingahera 600 magana uyu mukecuru se ko ndeba aramutse nabi mukecuru nawe asigaye cyane nuko nabaretse ngo mubanze muvuge nose nari kubaca mu ijambo sanuwakira bashyitse hano mudasobwa show nk'umunyamakuru umushyitsi se wari n'ubu umushyitsi se wari n'ubu tubaye ikaze abakurikira mudasobwa show badukunde badushyigikire n'ibyo bakore ubanza ese kubera iki musigaye mutinya kuvuga ngo subscribe bajye babikora cyangwa bakiyorera kubivuga kubihozaho cyakora nge ntaragira abantu ibihumbi 10 buri munsi nabwiraga na yakana nzovu ntimumvugire bakore subscribe ariko iyo umaze kugira nk'ibihumbi 15 20 abantu iyo ukoze ikiganiro cyiza bakora subscribe nese ni iki ubundi ni ega nabo ntago baba babiyobewe biri kubabwira ubundi si inyungu ya subscribe harya burani iyi nuko mubibona rero aka gacano karakennye kutarivuga se wo je nivuze bambyukiye kuducapati bya bikongo ngo umuhungu wa diaspora ushaka nongere nsubiremo mwana wo mu biryogo ngemba nibyukiye kuri capati ariko kuri kurya ukima umugore oya nge nta araho mwanajyanishije uno munsi umugore se yarashatse ubundi umva mwana iyo unzanira kandi gacapati kamwe n'ibishyimbo ariko reka nkubaze abantu ko bazi kuri umusitari bakaba babona uri kurya capati kuri kamera none ukaba utumije n'ibishyimbo buriya rero ntituzabera dore yakabwera yagatiti ariko nawe usigaye usuzugura umugabo niba njye mwiseka bwera ntabwo wamwita gatiti si umugore wawe se naraguhariye agorama amatako gahandi naraguhariye cyakoze burasetsa naraguhariye wamuhariye gute ubundi mwibanire uzaperereza kari we yaje aje gusaka Vanessa nyine yaraje aramushaka urangije uramumutwara ahubwo kubera icyo uba waramumutwaye kazi ubu murabona dusaba ari wo kujya gutwara koko yaka ni ukuvuga ngo dusaba aracira dusaba akunda yaka ariko yaka ikibazo ntabwo yuzuza inshingano ntukavuge ibyo ngibyo oya data ngewe mbabwize ukuri dusabe ngo uyu hano simwanga pe ariko imyitwarire yanjye n'iya dusabe ntabwo bihura ni ukuri kw'Imana kubera iki bidahura kandi yaragusanze impamvu bidahura ni ukuvuga ngo dusabe arakarishye kandi nanjye ndakarishye enda nkugurire oya nta nubwo nkunda nta mugabo usuzuma ni izina ry'Imana ntabwo nkunda capati pe ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ndya capati ariko ngewe sinkunda capati rwose yarambwiye ngo nzamugurire inkoko ntware dusabe naho ngewe rwose ndi kumugurisha se ni mushiki wanjye arangurisha uyu dupfani nose iyo wirirwa umwamamaza akaryoshye wazamutwaye iyo wirirwa umwamamaza ngewe nababwiye ko nabuze umugabo undi mwarasaze nge hari umuntu mwebwe hari umuntu nigeze ndirira ngo nabuze umugabo ubundi bite byanyu
oya nanjye nta kibazo dusaba umugabo aramufite afite amahitamo gushaka uwo ashaka afite amahitamo yo gushaka uwo ashaka ahubwo kubera iki Njyewe- mwajyanishije mwambaye ngewe ni ukuvuga ngo ngewe mbwire n'abantu dusabe ndamukunda ariko ntabwo dushobokanye wowe uzishakira kuko undi iyo umuntu mugore. ashaka kujya hejuru y'undi ntabwo dusabe yanjye hejuru nubwo waba uri umudiyasipora ufite Oya, amafaranga wizana ibyo ngibyo nta mugore wanyobora na mama ubwe yarananiwe wizana ibyo ntabwo ngibyo. rero njye nakubwira ngo ariko ubundi dusaba ntabwo- abashaka kukuyobora ntabwo nakubwira ngo tugure ibirayi wowe ukavuga ngo tugure igitunguru dusabe n'ubuhe buryo abashaka kukuyobora uzane n'ibishyimbo uba ariko utakwihanganira yoza n'ibishyimbo nzirisha ibishyimbo ni ubuhe buryo uba ubona ushaka Njyewe kukuyobora rwose mutakwihanganira sha imico yanjye n'iya dusabe ntabwo bihura rwose ntabwo none bijyana njye urabona ari njye imico yanjye izahura n'iya dusabe se wowe wenda ushobora kwemera gutegekwa nkaba ingamba abagabo rero abagabo mutegekwa n'abagore njye ntabwo ndi uwo mugabo niba uri umugabo ugomba kuba umugabo wuzuye nta mugabo w'igice nta n'umugabo w'inusu niba uri umugabo ugomba kugira izo confidence zo kwitwa umugabo ukaba uri umugabo iwawe nawe umugabo ugenda usitasita ugenda ari kunyemereye iwe uwo nta mugabo reka uri Vanessa we abagenda basiburira amayira mwasibye ayahe mayira ayahe mayira ayahe mayira ni amayira mwebwe mutaciyemo neza ko arasaza abandi bataciyemo neza ariko abagabo hari umunsi n'umwe wari waganira ngo ureke kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo n'umugore nzashaka wundi niba uzi ko utazagendera ku mabwiriza yanjye uzirorere uwo mugore azabanza amamagara abanza ambaze mubwire uko uteye ni ukuvuga ngo umugore uzashaka azabanza amamagara ambaze oya nteye ute bivugira aya ariko se ubundi njye yaka simeze nawe ngo uzangunyandarike njye sinjye ndakwandaritse wa uvuga ko imyitwarire yawe n'iyanjye bidahura ndakwandaritse oya reka tubyihorere kimushakisha impamvu aho zitari arataje mwabayemo ubundi mwabantu nta rugo rw'umugabo waneye mu kadobo wanyaye ku buriri ntabwo ubundi wakubaka ukora ibyo bintu wanyaye mu kadobo none se mbese ninde wanyaye mu kadobo aka ni akanyama nta n'akanyama ubwo se umugabo wo gufata ubundi se wowe urubatse wowe umuntu w'umugabo urya igihe wowe urubatse wowe nawe urasuzuguza abagabo umubaza ikibazo unyara mu kadobo kana akanyama njyewe niba ari uko abagabo bamera njyewe niba ari uko abagabo bamera sinzaba umugabo niba abagabo bameze nka yaka sinzaba umugabo njyewe mujye muvuga ibyo mushaka naneye ryari mu kadobo ibyo bintu warabivuze ikiganiro kuri Vanessa kirahari ahubwo yaneye muri mvirope ni amvirope mbana nawe se siko wavuze njya mvirope naneyemo nabuze urufunguzo ngo nyibure njye hanze ibaze gusanga noneho reba yaka ukuntu kumye buriya n'utubyi tuba twumye nubwo ndi kurya ariko ntabwo njya ngira iseseme ibaze gusanga utuntu tw'utubyi twumye muri amvirope tumeze nk'amakara imvura ikintu cy'ikigabo gifite ubwanwa ngo utubyi twumye kiri no kurya uyu ni umugabo njye ntabwo ngira iseseme ngo utubyi twumye kiri no kurya umugabo ufite ubwanwa bungana kuriya buri gupima nk'ibiro bibiri ubundi ni iki aba bagabo sibyo wakuyeho igitekerezo cyo kujya uca mu nzira baciyemo si izihe nzira wowe warabafashe wazajya uvuga ibyuzi njyewe reka waramboye ibi bintu mba ndi kuvuga ntabwo ari byo uba uri kubivuga none ninde kubera ko tuba twagiye tureba muri komite uravuga ngo iki yaka ngaho nabivuge ni yaka wabigutumye ngo iki ngo bararyamana bararyama gerageza uvuga ibyo uvuze inzira baciyemo kuki uno mugabo ajya kubasiburira amayira mwebwe ntabwo muri amagabo oya Vanessa uramurenganya Vanessa ntukamwatake n'abamwataka muri komenti ngo ni Vanessa ngo udusenyera nta waruta hano nta warusha ubwenge hano nta wayobora hano nta muntu hano ejo bundi ko natseye amafaranga 100 ngo azane tujya kwishyura inzu ntiyanze kuyatanga narakubwiye njyewe urindeze we waragiye urayishyura oya ni inzu dushaka gushaka yadusabe naka ibyumba 2 irimo wese na dushe aha yaka ko ari nk'umugabo ugomba narakubwiye njyewe
narakubwiye njyewe gushakira umugore ahaba narakubwiye njyewe umugore w'abandi ahaba kubera amafaranga ndayafite nanakureka n'agatabo narayabonye urayafite njye narakubwiye njyewe igihe cyo gusubirana na Dusabe ndabona bitari kuvamo bitewe n'imyitwarire ye n'imyitwarire yanjye ndakubwira ati njye nabivuyemo. Ikibazo nshaka kubaza Vanessa kubera iki yakako ari we mugabo ukwiriye gushakiraho umugore waba ujya gushakira umugore w'abandi njyewe reka nkubwize nguyu umuntu twari twamugize nk'umukomisiyoneri ko iyo nzu si wowe ari kuyishyura iyo nzu si wowe ari kuyishyura ni njye niyo twagombaga kuyishyura twarambwiye wowe nuyibona uze tuguhe amafaranga utwishyurire inzu. Nyuma yaho ndatekereza nisubiraho mbona atari ngombwa ko nsubirana na Dusabe kubera impamvu zanjye bwite n'imitekerereze yanjye mbona atari ngombwa niko byagenze. Naho uriya ntumurenganye ngo niwe udusenyera twese hano turi abantu bakuru buri wese aritekerereza ntabwo nasinze nifatira umwanzuro urumva mbona ko atari ngombwa ko nsubirana na Dusabe ndavuga ati tube tubihagaritse. Ese utekereza ari iyihe mpamvu ituma abantu benshi bandika muri comment ko Vanessa ari wubatsenyeye ingo umugore wawe umugore wawe niwe wamutwaye umugore wa Nzovu niwe wamutwaye kandi buri gihe n'ubundi duhora tubona ari kumwe n'abagore banyu komenti z'abantu wese uri kumwe n'umuntu wenda we turi kumwe ni ukuvuga ko nandi umugore wawe nyine nabajije impamvu komenti z'abantu Vanessa afasha mu reka mvuge ibintu afasha mu bintu bijyanye na cano yanjye nta n'ikindi duhuriyeho sinzi impamvu Esther buramufasha iki yamushingishije kotara aramukoresha none se urukumva ari hagati aho ngaho hari ikintu gihari yewe Dusabe azi ubwenge Dusabe ntabwo ari umwana gute wavuga ngo uriya ngo yaje kumusenyera nanjye nzi ubwenge urumva ntabwo rero uriya ari bumfatira ibyemezo ibyo ntibyumvikana. Dusabe na yakaniyaka niba turi kubona tutari gukumvikana ku mibanire yanjye na Dusabe tugomba kurekana nibyo byiza amahane. Vanessa njyewe uru rugo rwemeye gusubirana nanarutwerera oya ni ukuvuga ngo njyewe bitewe n'impamvu zanjye ku giti cyanjye nanarutwerera ndabona wapi kabisa ntabwo mwasubirana oya ubona ari ubundi mbere wajyaga wifuza kuba wasubirana nawe rimwe na rimwe wajyaga ureba ukabona wasubira nicyo ubona gishobora kuba cyararenze njyewe ku bitekerezo byawe ku buryo wumva utasubirana impamvu nsigaye mbona Dusabe yarageze ku rundi rwego ari ku rwego rwo hejuru cyane nsigaye mbona rero nari ku rwego rwe ariko kuki wumva ko umugore atatunga ikintu uretse nabanza avuge nanjye ndisobanura none se ndakubwiye ngo natunge ikintu no se ndi ku rwego gute wigeze oya nuko njyewe ubu ngubu nsigaye nkubwira ikintu ugapanga ibyawe ibiye napanze mu gihe rero mu gihe wowe ushaka kunyobora ntabwo byakunda rero ese ubundi nyine kuyobora wenda ngo reka nk'uhe urugero uko byagenze yaravuze ngo dukodeshe ikibazo cyo mu ngo wowe ntabwo reka tukivuge waravuze ngo dukodeshe inzu y'ibyumba 270 iyo nzu yaba imeze ute ndakubwira ati njyewe nzajya nanishakamo nishyurira inzu ariko mba hano heza wowe washakaga kujya yashakaga ko ubuzima yakuriyemo yabayemo buhinduka ejo bundi inzu yari imuguyeho none aravuga ati njya kugira ngo njye mpora nimuka ngaho inzu yaguye ngaho byagenze mwimagine inzu ya 70 yashakaga inzu y'ibyumba 2 nziza irimo wese na dushe mu nzu inzu uyu nguyu nari namubwiye ati wenda turafatanya kwishyura ku kwezi kumwe ukundi tuzagenzajya nyishakamo ariko ibaza umugore uguhendahenda akakubwira ati nzajya nishaka mu kundi kwezi nishyure beshya ko tutabivuganye aya tuba tubiretse rero twacane wazima yo rero kabisa kubera icyo ushaka kubireka oya ibyo byihorere byara sinakubwiye se uko byagenze bari kubaza yakantacyo bari kubaza oya njyewe gusa njyewe nuko nguko bimeze ntabwo nzagendera kuri kondisiyo z'umugore no jamais byange uko bimeze
Rahira kutazajya ufunga se wabonye. none se basi uremera yuko Dusabe yakodesha inzu kaza akaguhamo? nanga kubaho nabi nshaka kubaho nabi. uremera ko Dusabe yakodesha inzu akaza akaguhamo icyumba byibura cyo ukiba? kumariza iki cyo kumaza ngewe mbuze amafaranga yo kwishyurira inzu hano chambrette si 5,000 iriya nzu tubamo nge nura mutipe tuyishyura ngaha inayitiye aha nako bizoro nubwo basina gusiza hano nkatanga ajya gukaraba nkaryama ngasinzira nkaruhuka. inde wasize iminsi nari maze Sodoma ntago nabasize haneje mugiye ngo kwa Esther sinafashe mutunga tanga ryama nkaruhuka ubu simeze neza sinaruhutse kimushaka kumfosinga mwibi abandi babigufosinzemo nimba ari gufosinga ako bane ejo bundi nakubonye ukubita ku kabuno k'umwana uzamura gutya biriya bintu ni ibiki wowe biba bisa naho abayobozi bakomeye kandi n'abibonye ahantu uri kunganisha ndahuye Yesu niwe baruta twari turi kwirira. oya jewe ejo bundi narakubonye ni n'ikiganiro cyawe Yesu niwe wicaye ahantu muri kurya baruta urangije aho kugira ngo ukubite ku kibuno cy'umukobwa Dusaba arashonje wamuguriye inyama kandi akunda ibishyimbo. inde urangije ukubita ku kibuno cy'umuhungu cya Pateri mu rugo ndi ako kantu Yesu niwe yakubise ku kibuno cya Pateri cya Pateri inka wi none basigara batinga ndakwiyamye ibi bintu bizamutse najya kukurega. kereka niba ikiganiro waragisibye wakubise ku mabuno ya Pateri gite mujisha arabyumvise araje kuzamura akubita ku mabuno arazamura nka bya bindi bya Baritazari kubita kuri nyasha akazamura by'amashaza n'iki n'imiceri ejo nejo ubwo niba rero bagiye kurya amashaza ariko nta hantu bari bicaye niba ari kwa Esther kuko bari kurya amashaza ngewe nari ngiye kujya kurya mbona Pateri yateye ikibuno mu biryo. Blessing ameze ute mpamukubise urushyi barebe ukuntu wakubise araho Blessing uburyo wakubise urushyi Pateri ibintu uri gutekereza ngewe oya hari uburyo ushobora kugira gutyo ukavuga ati yaka va mu nzira gutya sibyo ariko undi yagize gutya arazamuka Baritazari noya akantu ko gasobanuye reka nkubwire nureba tuvugisha ukuri nureba umuntu w'umutinganyi mwagendana amezi 5 utaramumenya. ntabwo uri umutinganyi nahabaganisha oya njyewe ntabwo oya hari twari turimo tubyigana ubwo rero yari ari kumwigiza ku ruhande baze kureba video ye uburyo yagakubise gutya ariko nk'aba bantu bafite abagore bari muri Amerika ndebera ari kurya udushyimbo twa turuwasi none se kugira umugore muri Amerika bivuze yuko akohereza amafaranga ubu nkaho ufite umugore muri Amerika nkanjye wakabwiye kuba uri kurya uri gufata breakfast nkanjye umugore nta mafaranga anyohereza byibuze ihagaze nk'ibihumbi 5 none se nkawe none ndebe nkanjye umugore ninjye umutunze nubwo ari muri Amerika ninjye umutunze ninjye umutunze oya mumbwire mwa bantu tekereza umuntu ufite umugore muri Amerika breakfast ya senyisi ibiceri 500 by'amanyarwanda uducapati 2 n'udushyimbo twa turuwasi ufite umugore USA uyu mugore wajya umuhesha agaciro ariko njye none se ibiryo kurya ni ukurya njye ndijena hano ngo bitagenda biko nanjye mwese mwe muri kuturana ntimurya breakfast nayikoresha ubundi bavuga yuko uyu mugabo Igitoro ntabwo naguraga umugati wowe wigeze ugura umugati ngo yaguraga umugati buretse wumve nta mugati wigeze ugura wowe nta na rimwe yigeze azana ipaki y'umugati ni umushyushyo cyakoze ntabwo naguraga isukari ihagaze amafaranga yewe yakamumureka ntabwo ashobora kuba naguraga ikiro cy'isukari niba mu mezi 8 udashobora kugura n'umugati ukaba uri kuvugira kuri ibi bishyimbo avugisha ukuri nta mugati nigeze gutahana munini mwiza uryoshye ngo wari wawuguze n'umuntu wari wawuguhaye uramuzana ubwo se warawubonye mu gihe twamaranye ntabwo nigeze kubona utanga niba ngura igice cy'umuceri guta umugati wananiye oya niba yaranawutahanaga ari undi wawuguze ariko niwe yabaga dusavugisha ukuri sinahaga warahaga amahoro atahe urangiye mu biryo bibaho nkunda ibishyimbo
we ibishyimbo nta muntu utabikunda uretse babirasi babiyemezi ngo ntibajya barya ibishyimbo b'abakobwa babiyemezi bavaho ntibarya ibishyimbo ariko ibishyimbo buriya urugo rutarimo ibishyimbo ni zeru kuvuga ngo uzateka twa dodo ngo uzakaranga amashu nta bishyimbo biri muri urwo rugo noneho urugo rurimo abana bashoboye kurya ibishyimbo purisansi ya maharage madesoponza biharage maharage ko mbona utameze neza se wowe ufite ikihe kibazo urabona oya nayo ndi kureba uburyo Vanessa yambaye ariko ubundi haguruka haguruka umuhobe indi umuhobera barakubenze utazakora ibara Vanessa inspire utazakora ibara ugerageza nk'umuntu witwa ngo afite umugore w'umudiyasipora ufata ifunguro rya mu gitondo rifatika we kujya ushaka gusuzuguza umugore wawe none se umugore hari umunsi n'umwe arumva yanyohereje amafaranga hari umunsi n'umwe oya byonyine kumva ngo ufite umugore w'umudiyasipora byonyine biba bigomba kuguhereza indi sura indi shusho wesha umugore wawe nose ko ntasa nabi ko nambara nkagerageza oya iyo breakfast y'uducapati tubiri n'udushyimbo twa turosa no ubwo we nadusabe muri iki niba umudiyasipora ry'ibishyimbo we muri iki ngewe dusabe tunywa igikoma mu gitondo urumva nkagura amandazi angahe si amandazi 10 gura irindazi rimwe amandazi 10 gura irindazi rimwe ryawe ngira ngo mwarambonye ndi kunywa igikoma mu gitondo noneho uri kwigaragaza ibyo wakoze uri kwigaragaza nose tuva mu rugo twebwe ntabwo twaryaga kwivuga ngo ngenda iwacu ntabwo bateka wavuye iwanyu n'udukariso tubiri ceceka nta kibazo mujye muvuga yakayazanye udukariso tungana mujye muvuga ibyo mushaka mujye muvuga ibyo mushaka kugarura ibintu byo guteranya abantu nibyo bintu bigaruye ushaka kugira ngo dusabe wongere umunsi nibyo bigaruye bakubwira rero ngo niwe usenyera yaka ngo barakubera base nk'ubwo bugambo bugaruye urumva atari uguteranya muri komenti bakwandika ngo niwe none se uvuze ko oya nose reka mubaza ubundi ko urwara utaye ikibazo cyaba kiri daga dushobora no kongera tukiyuba dusa wakemera umugabo wawe sibyo uyu munsi ashobora ni iki kintu yakora basi ngo ashyire agapira hasi wumvura uwe mugabo mbabarira ubundi reka icyo nyisimbuke yakase ubundi ubona yakuretse ko wenda aba yishakira gusamura akigendera ubundi yaka rwose ubona kuri dusabe rwose tujye tuvugisha ukuri uretse kujya tuvugisha ukuri ikintu kikubangamira cyonyine kuri yaka dusaba uramukunda yes Olivier gahunda ni confirme gahunda iri confirmed ndi mu kiganiro gahunda iri confirme iri full mukoko reka nkubarize yaka ikibazo dusabe uramukunda dusabe ndamukunda se n'umutima wawe wose cyane rwose ujya umufuhira se ujya umufuhira mu buzima kumufuhira umufuhira si n'umwana gufuhira uzi icyo ari cyo umubonanye n'undi muntu ari kumutereta cyangwa undi mugabo wumva wababara uramukunda nababara nyinshi ngize ngo ntabwo nanjye guhita nguha ibimenyetso none se niba umukunda wababara mwasubiye hamwe mukareka ibintu byo kwirirwa mukina filime ibyo ngibyo aho ngaho ese wowe ku cy'ububyanga oya wowe ku cy'ububyanga dusa ukunda yaka mbabarira uranyanga mbabarira dusimbuke icyo kibazo oya yaka yagisubije nawe gisubize ngenda ngukunda ndakwanga se narakuremye ngibyo ariko ubu uri kuvuga nibi none uri kumbaza ngo ndamukunda utaremye wese waraka ngiye nkwibarize ndi kukubaza ukunda yaka kubera uhita umbwira n'impamvu ndahita nkubwira impamvu ubu noneho reka nze mba umunyamakuru mbibarize wowe uramukunda ubwo ikibazo ndakigarukaho kuri wowe ukunda yaka kubera iki gihe ndakubwira impamvu nyine vuga uti mukunda gake ni gakeya ni gake oke kisa kimpa ikibazo cyo kukubaza uyu munsi ubaye utarashaka yaka ukurikije ibyo umaze kunyuranamo na yaka wagaruka gushaka yaka ntabwo wagaruka bibaye ngombwa ko wongera kugira amahitamo ntabwo wahitamo yaka ibyo ni mu byihorere
hako jya usubiza ikibazo bakubaje ese ko mwambajije ngabasubiza hari iki aha ngaho uri imbere y'abantu nyine ibyo ibi bibazo turi kukubariza turi kubariza abantu bifuza yaka uyu munsi watandukanye uretse gato nibarize turi kubariza abantu badukurikiye barashaka kumva igitekerezo cyawe ku ruhande rwawe ariko yabivuze ko kubana byanze biramutse bibaye andi mahitamo yakaramu ntabwo wakongera kumuhitamo ariko yakareka nkwibariza uyu munsi tubare ko dusaba utamuzi nawe cyangwa se waramumenya ariko aje mu yindi aje agarutse ari dusabe wakongera kwemera kubana nawe dusaba agarutse nk'uko yaje wakongera gushyashyana ukaka inkunga ugashaka inzu ukabana nawe ese yaka ni iki kintu cyaguteye ubwoba kuri dusabe utatekereza aba bantu bafite amabanga akomeye ntabwo kuko dusabe ngewe tubana bwa mbere ntabwo nari imuzi yego uvugisha ukuri biri ku mutima sinari nzi imico ye yego ariko kuva aho mumenyeye ntabwo nakongera kuba agarutse ari nka cyagiye yazaga bwa mbere nkahita nshyashyana nkahita nshakisha ukuntu tubana ni ukuri kw'Imana ntabwo nakongera kubera iki impamvu oya buno narakumenye buno namaze kumenya ukuntu uteye bwa mbere nyikubona ikiganiro kiraha ntabwo nari nzi imico yawe sinari ni iyihe mico uko uteye ni iyihe mico icya mbere urakarishye icya kabiri ufunze umutwe nzanira toronovisi tufungura kubera impamvu wenda hari ukuntu wenda usigaye umeze neza akaba aribyo byaguhinduye ntabwo ari ibyo ngibyo niba ari byo wenda byaguhinduye ariko sinari nzi ko ubundi ngewe reka mene umuceri yakaburetse reka nanjye nkubaze ni gute wicara wenda wicaranye n'umugore wawe uza ukuye undi muntu hanze uraje uramurase ngo dore sheri wowe byakunezeza iryo ni ikosa ubundi ngerekame n'umuceri ayo ni amakosa ngerekame n'umuceri buretse uzuwumene ngiye kubaza ikibazo kimwe yaka ni iki kintu cyaguteye ubwoba nzana umusore nkamukwereka ngo dore sheri wanjye kuri dusabe ukavuga ngo aha ngaha noneho dusabe ndamuteye ni iki kintu kimwe cyonyine cyaguteye ubwoba kuri dusabe ikintu cyaguteye ubwoba kuri dusabe cyane ubwoba ni uko dusaba ashobora kundakaza ashiduka namukubise ikintu cya danje nkagimagerageza ndi kuvuga ku ikosa rya dusabe we ku ikosa ry'uvuga ati uno mugore dusabe n'indwanya naringiye kumena umuceri buretse yakavuze ibintu narindi gutekereza kuvuga ngereka mbabwiza ukuri yaka yarazi ko kadusaba ari akantu kari aho k'ibiro 5 azashyira mu nzu kajya kavuga kagashyiramo iyo wirukanganye imbwa cyane uyimara ubwoba ubwa mbere si wankubitaga agakuramo umukandara akajya akubita nk'ukubita murumva ko aba bantu mbazi oya reka mbisobanure tukibana yakarankubise muri wenda mu byambe tukibana agakuramo umukandara kanzitagura ngaho nk'umuntu uri gukubita blessing ngaho afite ino misatsi akakura akazamura gutya nicaye agahita akubita yakanago nkubeshyera nimba nkubeshyera imana noneho rimwe nyine nza kwikuramo ubwoba aho ngaho ubwoba bwashye ubwoba bukuvamo bwa mbere wakoze iki barasekuranye naramubwiye nyine ubwa mbere yarankubitaga nkarira nkihanagura bikarangira nimba nkubeshyira cikirizo ubu ugakuramo umukandara mu mugongo pupu ngaho ugafata wagiye gutinyuka gute kurwana n'umugabo ubwoba bwa mbere bushaka nimba nkubeshyera imana bambeshyeye n'imbere y'Imana aba bana amabanga yabo ndayazi ubwoba bwa mbere bujya kugushiramo byari byagenze icyo gihe hari hashize nimba ari nk'amezi angahe aza gufata amasafuriya yose ndi mu cyumba numva hanze oya ndubabwa bakamabuye mu Rwanda nyine namukubise yanyine yagize ate ngo nakure mu karisame araga n'ubundi warankubita oya atari nibyo mutabare araga nese ubwo umuntu n'umugore wawe umuntu n'umugore wawe none se reka uramubwiye ngo meze nabi oya n'ubundi reka mbisobanure umugore akwimye uramuhora yaka warankubise bihagije inkoni zawe narazimye reka oya nta nubwo ari n'ibyo ngibyo bongo
noneho reka mbisobanure kugira ngo ninuke kurwana nawe ubwo hari hashize igihe kinini nkubita nyine none igihe cyarageze ngo ninzica amazi akankubita nkiyanagura none reka mbisobanure nyine oya ntabwo ari ibikabyo ntacyo vuga sinzi ikintu twavuganye kuri telefone sinzi ikintu namusubije ubwo yari ari hafi y'urugo ngiye mu nzu haranga ngiye kumva amasafuriya hanze numva ibintu byose none twari dufite amasahani ameneka mva mu cyumba nirukanka mba njyafashe gutya agiye kuyaterera abafashe imisatsi n'ubundi agira n'ibisubizo bibi uzi ko dusa ari ijambo ngewe hari ijambo aho wirangura imbwi nakuretse uravuga wana ubiturushye nakuretse uravuga amagambo agira nyine nakuretse uridagadure reka vuga ukuntu mwarwanye nuko numva yafashe gutya nunamye ngiye gufata amasahani numva yafashe imisatsi nanone kwa kundi yajyaga abikora numva yazamuye nanjye sinzi aho ingumi yavuye abazimu nahise mukubita ingumi ahita agwa mu ntebe wisi ingumi ingana itya yari ibipimiro bingana uretse kumfungisha yaba nkufungisha uretse kukwirinda ni ukuri ko imana dusa ntabwo wankubita vane ntiwageze kuza mu rugo ugasanga afite ikiguma kingana gutya burase nari kugufungisha ubwo se cyagiye tuva hano dufitanye bifu naragiye igisenyi nkasanga warigaragambije unandaza hanze icyo gihe wari uhakwiriye andaza hanze tugenda naragiye igisenyi tugeze mu nzu kwari uko nirinze kubera amagasha arasubiza kandi ari no mu mafu ubundi njye reka mbabwire ikintu cyambabaje kuri dusabe mu bintu byose ibyo yaka byose yakoze ni ubusinzi ni ubusazi n'iki ariko ikintu cyambabaje ni ugufata inkara akazimena ku mugore nigeze kujya kubakoresha ikiganiro mageze dusabe yanga gukora yaka arahendahenda ntabwo mwatandukanye mwagumye mu nzu weho urakomeza urumva yaka yashakaga udufaranga nta dufaranga afite ariko se ngo waje tugakorera Vanessa ngo tukamukubita akantu ngo akigendera dusabe yaraka ameze nk'intuza nka bisi iri guterera shyorongi twe dufite n'igice cy'umufuka ndangije ku ruhande mbaza dusabe inyuma ya kamera ndamubaza nese ni igiki gituma udakora aravuga tuzi ibintu yankoreye tiyamennye akadobo wowe icyambere waza guje gushaka interview wowe ntabwo wabaga mu rugo rwacu ibintu napfaga na dusabe ntabyo wari uzi by'indani bifu twahoraga dufitanye n'amagambo yansubizaga dusabe uyu nguyu najya ava ku isi ni wa muntu buretse gato ni wa muntu ubwira ikosa akadefanda tubabajije na babagore b'abaturanyi baguhamagarira abayobozi duhamagaye babagore b'abaturanyi bakaguhamagarira abayobozi bakashaka kugufunga nkahagarara nkabati nimumufunge bakambwira ati ndi ku rupapuro dusabe uruhande rumwe uvuga ukuntu agukubita uvuga ukuntu aguho ni babagore b'abaturanyi babivuze nta nubwo ari nabi abagore b'abaturanyi nibo bagiye batanga ikirego kubera ibintu babonaga wowe afite ni ukuvuga ngo indi mico uburyo dusabe ni wa muntu utajya wemera ikosa icyo ni icyambere nicyo kintu tunapfa ni wa muntu ubwira ikosa aho ugira ngo waryumve wanamubwira ahubwo akagusubiza nyuma ni gute umuntu w'umugabo ufata isafuriya ngo utashye mu gitondo ufashe isafuriya ngo ngiye kuyigurisha nimba utamaye bibiri kandi urabizi ko n'abaganiriwe mu rugo nta kintu nkora nimba mubeshyera imana singuye ubundi ufashe ino safuriya ngiye kuyigurisha yaka ikintu cya mbere ugomba kumenya umugore nahoraga iki nigeze ngurisha mu gaze ntabwo wayisoye amasafuriya n'amasahani y'abagore warabishosoye byagenze bite atari we wanzengereje wayigaruje amafaranga angahe wari wayigurishije amafaranga wowe wabaga wabuze ni amafaranga wabaga wabuze yo kunywera oya ntabwo nakuzengerezaga ahubwo wowe waburaga amafaranga kwa kundi wamenyere kugurisha utuntu ugashaka no kugurisha n'amasafuriya n'amasahani umfasha ngenda bizi ibyo bintu byose dusabe ngewe wowe ni nanjye wabwiye dusabe ndamubwira ibi 2,000 yagurishije gaze genda ubasubize nibangu babwiye ko ugiye kubari icyambere dusabe ni wa muntu ya wivuga ibyo ngibyo ni wa muntu uba ushaka kugira ngo amafaranga yanjye yose aya managingi ariko ayafite sinyame ngewe icyo gihe narakoraga ubu uyu munsi rero asigaye akora mwahuza uyu munsi ubundi ngo icyo gihe ntabwo yakora ukiri indwara arayirata indwara yanyu turayizi nimwubake urugo mushyire hamwe dusa gato rero noneho sibyo
tureke uburyarya ibintu byose n'imijinya tubishyire ku ruhande. nta mijinya n'ubu turi kuvuga byabaye byarabaye nanjye niyo mpamvu ndi kuvuga nta nubwo tubivuze ngo hari ikirego oya nta mijinya ihari nyine tubivuga. Uyu munsi ni iki yaka ni iki yakora kugira ngo wumve noneho abaye wa mugabo ukeneye mu buzima bwe ukavuga ati ibi bintu abiretse pe nabana nawe mu mahoro wenda ibyo nakwihanganira nibi kubera yuko nzi ko arega dushara kubivugira ahangaha ariko kamere zacu ntago wazihinda. Cyakoze reka mvuge hari ibyo wahinduye hari ibyo yakahinduye kugurisha utuntu two mu rugo ibyo ngibyo byari imaze kubimukuramo kuko iyo ashaka kugurisha ikintu ahitaga amagara haratumve no kumena televiziyo byamuvuyemo ibintu byo kumenagura byamuvuyemo ari ibintu wowe yaka utazi kuri dusabe bijya bimusembura sibyo nibyo agiye kuvuga hanyuma yaka nawe avuga ati ngewe nanjye ibingibi kuri dusabe wenda byarahindutse ariko kamere ntabwo wayihinduye na n'ubu arega televiziyo ntanayimena bitewe n'ukuntu ubwiye ushobora kumbwira ijambo ngewe yakarera agira ikibazo ejo bundi nari nifashe umenera televiziyo ya kabiri wenda tuvuge ko iya mbere waje mu gitondo wenda nkavuga ati ntago neka ibyo byo ndabyemera sibyo iya kabiri ari kuvugana n'uriya muhungu w'umukozi ndavuga ati ningusubiza bya bindi byawe urahita ngiye kumva numva ivide nibere muri telefone numva ngo bo ni ijambo buri ijambo niri nose njye wari uri kubwira ijambo ushobora kubwira umuntu nuramuhungu nose ubaze biturutse ku mukozi amenye telefone buriya no mu bintu byatumye nawe uzi ibintu bisembura yaka ntago nari ndi mu kiganiro cyabo urabona bari kuganira nyine n'abaye ushobora gushiduka no gukubise n'ivida rega ugapfa ngafungwa cyangwa njyewe ukari inkubita ibyo ndabizi ko nabonye nawe ubangutse reka nawe urabangutse ndabangutse sigaye mbangutse uri kumva uyu nguyu yari kuganira n'umukozi ndavuga ati nimba ugishaka ukuntu urabonaga ameze n'ukuntu umuzi ndavuga ati reka mwihore njya kwirangara nyine muri telefone sindi mu biganiro sinzi ibyo bavuganye hagati yabo ngiye kumva numva televiziyo ngo ba mbese umukozi barimo baganira ndabizi si byo barimo yari ari kumubaza ngo ese uzahembwa ryari umubwira aho byaturutse undi aramubwira ati nimba yaramubwiye ngo igihe muzabona n'icyo muzayamera ngo bwaragusuzuguye umenye televiziyo ngewe dusaba kuri kwimana ikiganiro cyari gishya ihangane ugaruke yaka iminota 3 yonyine duha iminota 3 niba uri minota 3 duha 3 urayireba kuri telefone twari tugeze ahantu biryoshye atangiye no kumureba akana mu jisho ariko ubundi koko ngatubwira ibintu dusabe yagukoreye bikagushimisha oya dusabe impamvu ngiye mukunda dusabe ndamukunda niyo ababaye nanjye ubwanjye birambabaza dusabe tugeze kurwana mu nzu nanafunze mbonye arize numva nanjye amarira agiye kumanuka nuko nyine wabaga umuhohote wigeze umusaba imbabazi se nyuma yo kumuhohotera ibase y'amazi mbe nawe nicaye mu ntebe gutya ngiye kumva niwe wari wandakaje ari kugira amagambo nawe akomeretsa mwana mukure kano kantu mu mutwe mwana mukura aka kantu mu mutwe kuko buri gihe mu kibazo yakajya avuga cya mbere avuga ko hari amagambo mubwira nase ubujyango simvuge ubujyango akora ikosa nkaceceka oya uko ambwira rata ari mu makosa gusa ngeyo nakoze ikosa kuki nihutira kugusaba imbabazi yakajya asaba imbabazi kuki utajya usaba imbabazi dusabe niba muntu utajya usaba imbabazi yazikwatse atarahukana ari mu rugo mu nzu dusabe najya asaba imbabazi n'imbere mu nzu wamwatse imbabazi mwicaye mu nzu ntabwo usaba imbabazi nawe ubwo arebye byivugira ngo none se buri gihe uzajya uhora usaba imbabazi ariko none se umwana akosa rimwe tubwira impamvu umwana muto yakosa rimwe tubwira impamvu yakwatse ku bintu kabimwima akarinda ubwo ashaka kugukuramo ikariso ni nicyo dusorezaho ntabwo wanyine tubwira impamvu turarwana tubwira impamvu y'imyuga ntabwo umugabo yimwa ntabwo umugabo yimwa mujye mumenya ko zuba ntabwo umugabo yimwa keretse niba wari urwaye wari urwaye se byagenze bite ubundi cyangwa yagusabye avuye mu nda yatanahashye nabyo birashoboka
ibyo mu ngo sha mwebwe ntabyo muba mubi nyine icyatumye uvuga uti ndamwimye sha n'iki mujye mundeka wowe waba waraye hanze wararanye n'inda waza ukavuga ngo imawe nicyo ngicyo nasate reka tubashimire bakunzi ba mudasobwa show kubw'akanya kanyu mwaduhaye twari turi kumwe Yari show. na Yaka wahise uva mu kiganiro turi kumwe na Dusabe ndetse na Vanessa nge ni Speed Drone Kikongo umuhungu wa diaspora Imana ibaho umugisha naho ubutaha murakoze